Ndi papa Sava. Guseka kweli. Cyakora yanshimishije twahuye. Oya agomba kwishima rega buriya nk'ubu ngubu mu mwaka ushobora kumenyana n'abakobwa nka miliyoni nk'eshatu mu mwaka umwe kubera akazi dukora. Urumva niba ngewe nkora ibintu bijyanye no kubarura nyura ku nzu ku yindi hari igihe tujyaho none nka za 12:00 n'imwe n'igice abantu bose batashye buzuye mu rugo tukabakoranya bakaza bakicara bose bakenda muri salo ukajya ubaza umwe ngo witwa nde nitwa Minyoni wavutse ryari iki muri abo bantu bazana kano kagura ngahe Oye byose ni igihumbi nka mitsingi ntacyo. Agafanta Nako ni 600. ntacyo mpa agafanta nta kibazo. none se kubera nari bintu agafanta nyine kasisi niko ushaka cyangwa nuko nta kibazo. Akase ko nabujyo bakamuhereza ndabishaka ariko wibuke ko nese murakagabanya oya nta kintu umuntu nawe utari mushya mu bintu bijyanye no gucuruza ese uriya niko ukajya wiyemerera niko basaba uragiye gufata nk'umuntu w'umusiniya ariko buriya nk'aka kantu abajemo akantu kagobyori ariko nawe urumva rega natwe tuba turi abacuruzi ariko nawe ukagira ijisho rireba kure. wa mugani wawe hari umuvandimwe inshuti yanjye acuruza impuza ibi ngibi bashyiramo abantu bagize ba marehemu bakwenda imva inuza amasanduku. Ejo bundi twaricaye tunywa agacupa ka mbere dukubita ka kabiri dukubita ka gatatu yewe ku mutwe ari imyoza ntabwo yatishati amaze iminsi apfa bakene yaberwa ikintu kibaye abakene kumbe nta cyasha aragifite ahubwo yaragiye baramushuka ajya kurangura za mbaho zihenda zino z'imituku z'amaribuye zimwe z'ama muvura se marbre wati marbre mawaki izi mbaho ziyaga kuri ugenda imara imyaka ikagenda iyaga ziruta ribuye muri make. Noneho bamaze gucuruza amasanduku ageze mu 8 bagura izikoze muri pinusi na za ntuza na za sipuri akavuga ati shana abakire bari gufasha ntabwo ari gufasha nawe ubonye nari muze ngo banyira kamiya 6 uti cimbura ikigicyo cyo gihombi ariko ntabwo nyine yabuze ati bayiguye buriya ntabwo abari gusa wa mugani ahandi biragenda bon byari sawa nta kibazo. Kuri jigo de chèvre amafi inkoko ibenzi ifiriti igitoki ibirayi ariko ntekereje hano ntimujya mukora imireti umureti gusa niwamura nk'amagi nk'atatu kareti k'atatu si abari sawa cyangwa wowe jigo de chèvre buriya si babiri harya ntibayirya aya ikizo agiye imwe bari bitatu undi bitandatu wabonye ko ari bitandatu. Noneho umureti se watatu ni igihumbi nawe wawurya nta kibazo. sibyo sawa muhisemo umureti cyaje ngo doshebe aya nta kibazo duhereze bimwe twese cyangwa turye iyo jigo de chèvre aya nta kibazo. oya biraterwa n'ukuntu wowe nyine nta kibazo ibyo ushaka nyine nibyo ndi burya jigo de chèvre jigo de chèvre ubu dushyireho n'agacumbari cyangwa salade. Gacumbari se si iherekeza ubwo igira irayiherekeza ubwo ikintu cyo gufatisha niba ari ifiriti cyangwa gusa ikirayi si cyo sawa cyangwa igitoki. Ikirayi nangahe? Ikirayi ni senyisa igitoki ni 300 ubwo yashyiramo ibitoki bibiri umwe kimwe n'iki kigiye nuko nikundira agatoki muri iyi minsi keretse wenda wowe niba ari nose si cyumbwiye cya turwasi igitoki si cyumbwiye turwasi nta kibazo keretse niba ukunda ikirayi bakigushyira njye ariko nkunda igitoki muri iyi minsi. Hari igitoki hari ifiriti hari ikirayi wahitamo icyo ushaka cyangwa nyibanza n'ikirayi ubwo bagize umureti bashyiraho n'igitoki uya urumbwiye jigo de chèvre jigo de chèvre n'igitoki sawa
ubwo ni iminota 20 oya bikore witonze kubera yuko oya nta kibazo turacyafite umwanya bikore witonze yes ntari umuntu wanjye sha maze iminsi ari umunara akadolari ka 300 nagiye kukavunjisha nsanga wapi ntago bakoze ariko ntari ibindi ndashaka kugira ngo nze no kukugura agacupa ntari ese wamenya ari kuvunja ngaho idolari yurika kurondogora usukuye meze nk'abagore gusabaye iki uzi ko umuntu w'umugabo ararodoga ari umugabo mugenzi we ngo ari umushuti wanjye tuziranye ariko ntari bari kuganira tuve muri ibyo ku buryo wabigiye kunywa fata yishaka fata se oya ariko kurumva ko nyine ku munota nyuma ndamuhabije ese mubwira ko mfite n'amadolari burara ntantinya jewe iyo ngeze aha abantu bose ahita birukana ubundi bakandezerivira aha ngaha muri salo genda nkwanga turitse agati k'agaturi karabose sengera abantu bose oya yarinyuze amatesi k'amadolari ahise aceceka wakumvise ahandi se mukunzi mwiza umeze sawa nanjye nawe ngukumbuye hagati aho ejo ushobora no kumperekeza wakumva bankomvotse urabona twari twagiye kugura umupira tumaze kujya kureba umupira ngewe buriya ngewe sinkunda kwicara muri babandi ba 700 ba 500 ngura itike yo muri 12 tuzigura turi babiri tumaze kugura itike zo muri 12 tuhageze dusanga hari umurongo munini zaza ari umurongo ndavuga nti bo nakuri nabigenza bafasha umutipa rundi ruhande ndamubwira wakugura agatike ko muri 5 nubundi ukamera nkaho mbyiganiye arabyigana ngiye kumva numva umunango bisigi kokora lo papa digital nahise digitaliza bitambwira umuntu warushinzwe ibintu bya security ndamubwira ni afande ngiye mbabara gatoya umfate kubera ko kamera izamutse hano nahita nterura umuntu ngahitamo nahita nica umuntu afande aratwunga biranarangiye jewe iyo narakaye nta muntu nk'uyu n'umwe ushobora no kunsubiza inyuma ntubishobora gufata umujinya nkawumara n'amasaha 50 ntarawushira umujinya amasaha 50 fata icupa mvuna fata abantu nk'abo ngabo baba bafite umujinya ariko batinya nk'utu karongeye noneho cyane ko twafanaga amakipe adahuye yaba badata we badukubise igitego karaga kamvugiriza mu matwe naramufashe ndamukaraga nka baromita mushyira kwibimita mfunagura cyo ko nambona kararabye wisho umuntu icyo gihe kuko nari mfite amafaranga agiye naravugaga nti ikintu cyose kiba ndacyishyura mfite mfata inoti za veni ciwe 20 mitanya mukubita abarazanzamutse arataha ariko abantu bari muri stade baravuze bati digi gukubita ahubwo niba bari bagiye gufana oya urumva agiye ko nanigiye kure ubupira ariko baravuze bati digi kwisi niwe muntu udashobora gukinishwa abantu barantinya nahise nka Gerard jewe namukubise igipfutsi ryinyo nari ndikuye abo nanjye hari umugabo ubona arenze ariko ni story batubwiraga kera niba bavuga ko nagira umujinya nkuko nyine uri kuvuga ngo agira umujinya akaba ari igihanganya abantu bose bamutinya ariko mu rugo atinya nk'udusimba two mu mutwe hasi tuvuge urugero nk'imbeba bimwe bavuga ngo ukubita imbeba nta rubantu bizihaka rero zamuka hejuru ngewe imbeba uretse ko nanone kwica turatuna umuntu abemvajemo akantu k'umuntu ariko nk'imbeba kujya mfata nubika nyine ni story naho ubundi se nkubitagura nkavugiye iki nkavugiye ko nakakagabo kigeze kunsusugura umunsi umwe ndamureba buriya arantinya papa sa arantinya nigeze kuza hano turasinda arangije atangira kunyifimisha wa digi ngo ishyura nahise mfata amahano imbere y'umugore we ndagaterura ndazunguza ndarekura agapikagwa kahise kahinduka nk'ishashi kameze gutya ndavuga nawe igihe wirinda gukora ibintu ibyo n'imbere y'umuryango no ahantu dutangiye gukora gukubita umugore imbere gukubita umugabo imbere y'umugore we uziko umucishije amazi ubundi bituma umugore we abona yuko ako kagabo kadashobotse uwo mugore yawe utagukunda ntabwo ajya nashegera abandi bagore urarira aho dutangiye gukundanira nsigaye narabaye umwana mwiza nsigaye nitonda ubona se nsigaye ngenda mwenyura ibintu byose nitonze banumva numeze neza iyo arashimira rero uzashimira ibintu byose bigende ku murongo uri ku murongo nibyo bintu ujya kuvuga ngo ugenda nk'urwana ntabwo ari ukurwana ariko ngiye mba mvuga nti umuntu buriya sinkunda umuntu ngewe unyendereza kandi sinkunda kwirata ariko nge undakaje
nk'iyi ntebe nshobora guhita nyishwanyura nkongera nkagenda nkahamagara rero bakayikora. Uzwari ugira umujinya muri za filime z'Abahinde. Ntuzandakaze. Ubonye ya filime y'Abahinde. Disi reba none ibi bitoki nabikubise muri ibi munsi dutama kubitigishe. Bitikini nka. Uya seri kare kudaduta. Ariko ntabwo nagukubita ikeza sho. Ikeza ndagukunda. Ndakwemera. Wait. Itese. No. Salama Didi. Sigiye ukora hano se? Ako se nkoranga ibintu byose ntabwo mubizi. Big Nyashi. Byakuzabonye akazi ko kugemura se? Oya? Nyine uri kureba? Navuze ngo reka nzembe nduhokira aha ngaha nabizi ko ari mu rugo byo nabadanje. Ufashe rugi? Ufashe rugi? Nje nyine ariko tagira ngo ni bya bintu muri bitekereza. 3 mugurishije isabu ubataje kurara mu turoki. Ase nawe ntukazajya uneza abantu. Ariko akakagaho we. Big Nyashi. Ntabwo nari ko uciriritse bigeze. No kuri kwima ntabwo nari ko uciriritse bigeze kuri uru rwego. Kubera ko ari kunywa fanta se? Oya so kuba kari kunywa fanta ahubwo burya abakobwa bari class batemo n'abantu bari class. Urumva? Akabaro basohokana. None ndi kwibaza how wasohokanye na Messi Digidigi. What do you mean? Petit. Digidigi yunguze. Ufite iki Digidigi ni fake. Uvuze? Asatana. Wasinze? Nasinze nje. Usigaye mu nzoga? Ako si Digidigi. Wasinze? No, hari ikintu buri utanazi. Wonge urarwara? Ako se ngo utwo tuntu twe two kuvuga ngo kurwara ugenda urishisha. Mukobwa uri class. Nuka tujya kumuronka kwereka. Oya. Igihe watangiriye uri kuva Mwirwana. Oya mwirwana. Sheri, agatuma nanjye umujinya uzamuka. Ntabwo ni umuntu nazajya babwira ukuri ntukazajya ushaka kuraka. Icara. Kagira ishyari gusa. Umva rero. Jese ngira ishyari niba ndi kumubwira ukuri. Uri gusuzugurira umugabo wawe. Njetse gatoya. None se niba asuzuguritse. Uretse gatoya. Asuzuguritse wowe. Oya uretse mwirwana. Igendere. Umva we. Ikise. Uretse mubwire. Ikise wo. Ugize amahirwe nuko ari we ukwatatse. Wari utangiye kumenyera kandi wowe nzaguha umunsi umwe. Nzaguha umunsi umwe. Reka nigendere mwana. Kwihorera buriya uzi ko byaduteza. Buriya nari ngiye kurakara ngahita ngakura amenyo. Icare. Ni satani buriya bitwiyeje icare. Ako wajyana nk'akadiho. Uya byurire utica umuntu ariko aya masaha uzi ko ubu ngubu urumva ibyo bintu nabiva byo kujya mugemurira. Ongera kano gapesi ukamfata ijosi umujinya reke gukomeza kuzamuka. Ushobora se kuberenza. Gafunga yaranje kuko utagafunze umujinya wazamuka ngaturika. Nisa gapesi niko kari butume. Karamfasha guhumeka buhoro. Kananiye kubera inzara. Ubu rero ngiye gusohokana umujinya ariko nta kibazo Imana indindi ryano. Imana indindi ryano. Utamukuta nka sindakare kuko nahita ana niyo yabikamye ubu nahita nyikandagira. Tuzi. Sawa. Pole. Sibyo pole. Abamenyereye buriya ngiye kumenyera ni kimwe no kumenyera umuntu turi kumwe na buriya gemba namwihoreye kubera ko nirindi ikintu cyatuma Papa Sava tuza ariko so wajya ukora gasiporo umuntu akabwira akagenda agashyira akantu akavuga nanjye ntabikora witangira ujya ukora gasiporo niba ari yasi aho ngerase ndero uvuge ushaka kwirukanka se ushaka kubita umuntu ngo utariko wowe inde wiruka wowe ko mbona uyu murareba inyuma watari iki jewe niruka jewe yawe ndero uvuge ibyo wavugaga ko ibyo yavuganaga nawe ako ubonye niki utanye vugereje n'umurinzwe n'ina umujama wacu aza mu kabari ugatangira ukamubwira ngo wamukubita ngo wamuvana mu rwagashya n'iki ko niki wese uvuga urinde ngiye mvuga ndinde ndi umujama we nyine umujama wowe yes
uraje umbone nta kibazo. Naje nkubone. Utangiye no kwirega se? Ntangiye kwirega mbese urumva ushoboye. We petit. insoresore zabuze Murashaka iki? Mutangiye gukuraho amashati? Urumva ushoboye. Mutangiye gukuraho amashati? Biragenda bite se? Reka tubwire ukuntu hano bigiye kugenda. Ni ukuguha isomo kugira ngo n'ubutaha utugambo ufite ugira ngo wemeze abakobwa. Buretse gatoya banza usubire hano tubaze buretse gatoya ndashaka kubabaza. Kuravuga. Muravuze ngo biragenda gute sheri? Ngo biragenda gute? Reka romba bwire mwaba petit mwe. Urumva? Tubwire. Ngewe. Baranzi. Inaha ngaha abantu bose baranzi. Urumva? Baranzi nangana cyogajura harigiza karakajya aranzi naramutera mukupita asimita muvuna nk'igishete. Urumva? Ninduje kurwana ngaha. Muje kurwana. Uyu mwanya akagombye kuba uri gusaba imbabazi kuko abakobwa barakubitisha. Ushaka kugira ngo mwereke kuri umuntu urenze mukanyura taho baye nere. Ariko umuntu uri kuvuga uramuzi cyangwa ntago umuzi. Umuntu uri kuvuga uzwe kubisa umuntu. Neza bakamugena kwa muganga. Reka mbereke. Wowe urinde wowe. Uretse mbereke ba petit. Buretse mbereke we wagiye ushuka babajama urumva urabazana urabashuka ubu ngubu ugiye kubateza ikibazo ngewe nta muntu ujye unyitambika nta muntu ujye unyitambika ngewe uretse mbyihorere ngera umugabo ngaho mureke wowe muzane navuze yuko tutatakana mu buryo uretse gatoya uretse ibi ngibi ni uko utotera umuntu navuze yuko ongera wiyemere ariko navuze ngo nitwatakane mu buryo bw'akajagari twirinde ibintu byo kwatakana gutyo urumva ngo mukore wirinde kuniga wirinde kuniga urumva areka cyaburiya uretse ndekura gatoya umva grand frère Jereka mbabwire. Yego. Urumva? Uri isoro warateruye. Oya. Nje nago nirukanga ariko reka twumvikane. Ibintu byo kurwana. Mujye mubyirinda ibintu bizamo ibibazo. Kandi nje nababwiye se munangiriye. Navuga tugiye kugukubita tugusigara muri rigori. Oya none se ni ngombwa ngo munyataka kurwana. Ibi bintu no. Ariko mwega muramuzi muri kumva se ari umuntu ukubita. Sheri bakubite. Ntabwo ari byiza. Nashaka be capati. Ururengera umukobwa wawe. Dodo. Ibi bintu ni uguca igico mu bantu. Ugucika kasoya. Oya buretse gato. Oya. Je narwanye. Urumva ushaka kwigaragaza. Utugambo wivugishaga genda umurebe singuriya uri kumubona nguriye ese she mukubite ngwino mwereke kukubita kandi uranyicura ngewe ndamutse mpfuye urambona nimfurambona dore nguriye oya ari kukubwira hano bari kumbabaza sheri banze kwere ko sheri wanjye tagukubita wowe akubita bigaragaza ndego bari kumbabaza ari kukubwira ngo igaragaza hariya dore njye ariko muri no kundenganya njye muri no kundenganya njye duhuriye ahangaha umukobwa duhuriye ahangaha Ebana niba mufitanye ikibazo ni mu mujyane njye mubaze nta mupango mfitanye nawe niba ari we mufitanye ikibazo niba mufitanye ikibazo ni mu mujyane mu mwishyuza ibyo mwishyuza njye nta kibazo mfitanye nawe ntabwo ukubita se nuko njye nta muntu yagerageza njyewe ntuneze ibibazo niba ufitanye ibibazo nawe abatipe birakureba ntabwo nzi nta tuziranye wabonye ntari kurinze se njye muboneye ahangaha none se kubwira umujama wacu muramukubita nta nubwo nigeze mbikubwira grafre none uko washyigikiraga kamubita njyewe mushyigikira njyewe mukobwa njyewe turanaziranye njyewe ntaho muziranye umugabo w'imbwa gusa ariko n'ubundi ntabwo bitubuza kukunoba ariko se murankubitira iki ahubwo mukinobe mukimene n'umutwe murankubitira reka mbwire njyewe nta muntu nigeze naziranye nawe ale reka nkwereke reka nze fata amaguru ako se grafre muhere ku nkweto njyewe umukobwa ni izina ry'Imana ntabwo tuziranye kubita yakabaye avuga gutyo ugahita ukubita reka tunabumwe ntabwo narwana grafre mwambabariye nemeye wemeye nyine kuba wemeye turabyumva natwe ariko kugira ngo n'ubutaha tuguha agasomo
tuguha agasomo sibyo tugiye kugucyaha ariko nta kibazo cyanjye none tugiye kurwana umuhini ndabinginze n'izina ry'Imana ntabwo nabishoboye mwambabariye niba wemera umukobwa nawe nzi kandi none ibyo kwamukuru ntabwo ndi inyoni ntabwo ndi igisigara ako mwakidiye ngo ntabwo kinzi n'ukuri cyakora mana akira murakankoreye uzi ukuntu cyari cyankanze ibyo nakubwira yose ndayabaha nyine nicyo bamubwira uzi ko uriya mugabo ari wa wundi ushaka kugumana mu nzu mana imvura yahanagwa ntanasohoke njyewe sinabikubwiye kuva kera ngo bane kuvugira ngo hose ni muzi oshigenda se nanjye ngo narakuru we bwoba bavuze sha ariko rero kugira ubwoba ni ibintu bisanzwe ariko kwihagararaho ni ikindi kintu none se wowe uwo mugabo wamushaka iyo utereta umuntu uteganya yuko muzabana wirinda ibintu byo kubeshya none se mugeze nko mu rugo buriya aho uvuze ukuntu yambwira mbe bizajya izagara hejuru y'ameza ati shaka kubisa umuntu ngo aranga ngarahuhira ngahita mubarira amafaranga ibyo ngibyo nta mukobwa atabibwiye ni nanjye wishyuye ariko buriya wasanga hari ahandi hantu akomeye ibyo ngibyo nta mukobwa ntabwo habura